Yeah, alright. Nkuko bisanzwe kama kawaida nuko tutangiye. Ni episode ya 3. Bakise dunia. Aya. Mugenzi wa mugore wacu ucuruza igikoma, ikigabo cye cyarebye ahantu yibikira udufaranga ubundi kigira gutya kiradusamura kiratwiba. Mugenzi birarinana n'amabati uko yakaje umugore amutunganye. Mume wangu, ati mugabo wanjye, naomba uende ukafanye kazi ya mzee Juma. Ati ndakwinginze byibuze agenda ukora akazi ka Juma Furniture. Yaguhaye akazi kwa sababu nakujua wewe uendagi kufanya kazi ambayo umekula yeye. Ati kubera ko ndakuzi yuko ntujya ujya gukora akazi baba guhembeye. Ukafanye kazi mpe pate hela ya pombe. Ati genda byibuze ukora akazi baguhembe kuko wakoze akazi. Kashinge 4 kako. Maana ati baguha 2,200 byawe. Ushamka nawe. Yaani hadi hiyo robo umeimalizie. Ushazimuka. Ati kuko urabizi yuko muri aka kanya tuvugana nta nzoga ufite kakandi wararanye wakamaze. Kwa hiyo 4,000 2,000 kunywa supu yako ya nguvu, shiba, kafanye kazi ya watu. Ati rero mugabo wanjye ndakwinginze muri ibyo 4,000 bari buze kuguhemba 2 umwe supu y'imifupa cyangwa se sosi y'imifupa nyine tu. Abantu baba babicuruza nyine tu. Ya Baki jioni pita kwenye mambo yako, piga vitu, rudi nyumbani. Atubundi ibyo 2 bisigaye ugenda uguremo akayoga kawe. Mke wangu nitafanya kazi. Ati mugore wanjye ngiye kugenda nkora kazi pale. Basi ngoja ningakuchukulie mke wangu sasa. Ati reka nkufatire kuri ayo mafaranga yawe nyine reka nyaguhe. Wibuke cyayafashe kandi ngo yaragiye kugihita iki. Wewe mudi yewe wewe Namka yego mugore wanjye mwiza. Mbona hela mno? Ati ko mbona amafaranga y'intari ma. Sasa jamani someka wewe mwenyewe. None se amafaranga si wewe wayashizemo. Nimeweka mimi humo. Ati ninjye amafaranga wayashizemo ariko sindi kuyabona. Aka. Reka. Hivi unajua mndani tunaishi watu wawili? Aturabizi ko tubana turi babiri gusa. Niangalie usoni. Ati ndeba mu maso. Ndeba ku ruhande. Mudi umeiba hii hela. Wanyivye wa mushenzi. Hela, nibishie. Rudisha. Najua kabisa ni yaani kuna jinsi tu unavyokuwa. Wewe ndo umechukua hela. Ati hari uburyo uba wishinja icyaha ndabizi niwe wayivye. Yaani mkanga. Turabizi mugore wanjye. Natia sana. Mpaka kuipata hiyo hela nimefanya shughuli kubwa. Atumenye ngo kugira ngo ayo mafaranga wayahishe cyane ku buryo ngewe kugira ngo nyagerewe byantwaye akanya. Kumbe langu. Yaani manake nimejibia mwenyewe. Ati burya aya mafaranga nayibye kandi ari ngewe warugiye kuyaha n'ubundi muri make nyine nari ndimo ndiyiba. Nimejibia. Ati niyibye. Yibia. Genzi n'abakene ariko barakundana. So baby. Totone barai. Ati ndagukunda bye. Tugaruka hano mu mujyi. Pasiteri wacu Amani wibuke yahuye na Matilda aramuga ngo ndagukunda umukobwa aramushwishwiburiza uko yagasohotse. Bwana Yesu asifiwe dada. Ati Yesu ashimwe. Milele amina. Samaka ryose. Ati niba sinzi niba ngiye kugutesha umutwe cyangwa iki yako. Na nilikuwa na mazungumzo muhimu sana kuweza kuongea na wewe. Ati hari icyo nashaka ko tuganira nje nawe. Wewe nilikwambia sitaki mazoea na wewe. Ate se wagahungu we ntago nakubwiye ko ntashaka kamenyero kawe. Au ulikopo unielewe nilikuwa napiga kelele pale siku. Ati cyangwa wari uri murumva ntago wari uri kunyumva ibyo ndimo ndakubwira. Ushaka iki? Chimbali na hapa. Ataho ntuye ntago ari kure naha wa mukobwa. Ukuuliza majirani wakanielekeza. Ati rero nabajije abantu batuye naha bigendanye nuko nkuzi cyangwa njya nkubona banyobora hani wawe. Kwa hiyo kama kutojari naomba tukazungumzie ndani. Ati rero niba nta kibazo bifiteho
ndakwinginze reka ninjire tuvugane. Aya injira. Akuramo inkweto. Pasiteri wacu byibuze umukobwa ubanza atomboye abonye umuntu utazigera mutaha. Pasiteri nakusikiliza. Ngaho vuga ikibazo cyawe. Nikaribisha. Turakoze kumpaye ikaze. Nisiwe muongeaji sana. Ati nje nta magambo menshi mfite. Unajua sisi binadamu tunabadilika. Ati twebwe abantu cyangwa se abana b'abantu tujya duhinduka nk'igicu. Na tunakuwa pia. Manake nafikia wakati hata wazazi wangu wenyewe wananiambia kabisa, amani amani, umeshakuwa mtu mzima sasa. Ati muri yo mihindukire yacu hari nubwo tuyibona cyangwa se usanga twakuze, wowe ukisanga wakuze, n'abavyeyi bari kukubaza ngese wa muhungu we bite ko ntacyo wibwira. Ati rero nanjye rero abavyeyi banje jaribu kuliengeza ili katika maombi. Ati bamaze iminsi bambaza ati si wa muhungu we kutatwereka umuntu, nanjye rero mbishyira mu masengesho, none Mungu yakunyeretse. Utuntu rero tugenda dutereta tuvuga ngo Imana yakunyeretse. Umukobwa aragiseka makubwa. Tampaye nka rero Miwe. Kwa hiyo Chiboy wewe. Ati rero bivuze ngo weho mubiri Efremu umunyamasengesho ukomeye, Imana yakunyeretse. Unavoniona mimi nilivyo hivi, maisha yangu, mavazi yangu nayovaa, nafaa kwa mkeo. Ati wabonye urambona, ureba uburyo nambara, uburyo ngenda, uburyo nitwara, uravuga ati ngomba kuba umugore wawe. Na mara nyingi watu huwa wanabadilika. Hata abantu barahinduka mukobwa we. Ni kama tukiwa pamoja, naweza pia nikatumia fursa hii kukubadilisha. Ati nkeka yuko byibuze unyemere tukaba ngewe hamwe nawe nshobora kuguhindura pamoja. Aha. Ukiachana nayo mambo ya kanisa ndugu. None suretse ibyo bintu byonyine byo mu masengesho. Kana nini kingine ambacho labda kinaweza kutuingizia kipato huko baadaye huko mbele ya safari? Ati ni iki kindi ufite cyangwa se ufite akahe kazi, ufite ikihe kinjiza gishobora wenda kuzaduha amafaranga mu minsi iri imbere nkwemereye? Mimi pale kanisani kiukweli ni mwalimu wa kwaya. Ati ndi ariko none uyu muhungu imirongo ye rwose ntagifatika. Ati ngewe ndi dirija wa korali. Lakini huwa nafundisha madarasa ya watoto wadogo. Aturetse no kuba dirija wa korali ndi na mwarimu w'abana. Mimi naweza kupata riski pia. Ati rero hari igihe pastor ajya ngenera akantu chango ya watoto, mimi na wewe kula tena basi. Maana ati none se mu gihe abana batatanze amafaranga cyangwa batazanye ituro bivuze ngo nge nawe nta kurya. Chiboy unanichanganya. Ba muhungu uri kunchanga. Mimi naamini riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Ati nge nizera yuko kubaho bigenwa n'Imana. Kwa hiyo kinachopatikana ndicho ambacho tunarizika nacho. Ati rero icyo bikeya tuzaba twakuye mu rusengero nibyo tuzajya turya. Aya. Nashukuru. Turakoze wa muhungu we sawa. Sawa. Na kuhusu jibu langu vipi maana? Ati none se kutansubije. Majibu ya nini cha Chiboy? Aya ikiye gisubizo wa muhungu ushaka. Jibu leo. Wewe nenda ushauri. Nigutumbwira ngo urankunda ukaba ushaka ngo nkusubiza akakanya. Wowe genda nzaba nkusubiza agahungu. Okay sawa. Nta kibazo. Kabla sijaondoka ningekuwa ariko mbere yuko ngenda. Ko nagira ngo dusenge. Chiboy. Ariko wasaze sha. Maombi tena leo tubadilishane tena. Hano mu nzu yandu ushaka gusengera. Ndakwinginze sohoka. Basi. Mimi nakutakia mchana. Ati sawa nga amuha intoki zami imitwe y'intoki. Mugenzi umukobwa yanze abahungu. Yakianza kutibuka? Yarabanze kabisa. Tugaruka kuri Manyanya. Karibu chakula mume wangu. Ati ngwino turye mugabo wanjye. Wife. Ate se mugore mwiza. Yes. Nineke. Ati ibi ni ibiki watetse? Umugore arabireba injanga n'ubugari n'umutsima na kawunga. Kila siku mu ndani chakula kinajirudia. Ati mugore wanjye uru ni urugo rwo kwirwa turya imwe buri munsi cyumweru kigashira. Mwezi sasa. Atubaka kanya tuvugane si ni cyumweru. Nukwezi kurashize turya indimwe.
ambao wanatoa kwa ajili ya matumizi ya ndani ni hela ya kutosha tu. Ati se nkubaze wa mugore we, amafaranga njya nsiga cyangwa se njya nguha yo kugura ibyo kurya, weho ko mbona witekeye ibishyimbo n'injanga n'ubugari bite ajyajahe? Oh, sorry. Ati wihangane mugabo mwiza. Unajua kule kwenye vikundi vyetu tunaelekezwa namna ya kusave hela. Ati muri bya bibina njyanjamo hari uburyo batwigisha uburyo bwo kwibizigamira. Niwe na ibalance. Ati rero niyo mpamvu nteka imwe buri munsi ukwezi kugashira kugira ngo byibuze mbashe gusevinga cyangwa kwizigamira. Mimi. Ate surazigamira iki? Mimi kila mwisho wa mwezi naingiza income. Yote hiyo inatosha kabisa kufanya saving. Ati njyewe wa mugore we buri kwezi cyangwa se umushahara wanjye wonyine unyemerera kuba twarya, tukambara, tukanywa, buri kimwe cyose tugakora kandi nkanizigamira. Lakini hata wewe pia kwenye biashara zako ambazo ati kandi nawe mu kazi kawe nkeka yuko amafaranga ubona si makeya ku buryo utakizigamira wowe ubwawe. Inatosha kabisa kufanya saving. Lakini hizi hela ndogo ndogo ambazo unazipata kila siku. Ati none se utudufaranga nk'uwa duke utumarisha iki mugore wanjye? Ndio kuna nguvu, ndio kuna kufanya hiyo kazi. Ati kubera yuko utwo dufaranga mba natuguhaye utwo duke kugira ngo uguremo ibyo dufata kugira ngo tubone ingufu zo gukora akazi kugira ngo tubone ya mafaranga yandi. Lakini sijui kama umenielewa vizuri. Ati ariko nkeka kutari kunyumva mugabo. Unajua nimeongelea kuweka hela. Ati nakubwiye kubika. Yaani nanunua nguo au nafanyia vitu vingine ambavyo havina msingi wowote. Na mafaranga uri kuvuga si ukuvuga ngo nayaguzemo imyenda cyangwa ngo nayakoreshejemo ibintu byanje nyine tu bitajyanye n'iki. Oya nayabitse. Alafu mimi sidhani kama tunaweza kutumia 20,000 kwa siku. Ati ubundi ni gutu nsigira inote y'ibihumbi 10 y'amanyarwanda ku munsi nyine ibihumbi 20 by'ama oya ibwo nangahera ubwo ni ibihumbi 10 nyine tu by'amanyarwanda. Sinumva ukuntu urugo rw'abantu babiri twarya ibihumbi 10 kwa wili umundani hatuna mtoto, turi babiri twenyine, nta mwana nta mukozi nta wundi muntu dufite muri ino nzu wavuga ngo ngaje kurya ngo kuri ibyo bihumbi 10. None ubwo bihumbi 10 twarya meki aho gaho twaba turi gusezera urugoro rwose. Ni walao basi ungeonesha namna gani kama unajali kwenye mapishi yako. Ati byibuze nubwo witwa ngo uri muri savinga cyangwa uri muri izigama, ujye ugerageza byibuze wa mugore we uhindura indyo ntitukagume turya indimwe buri munsi. Walao hata mimi ningeona yes chakula hiki ni kizuri. Ati byibuze umunsi umwe mbona ibiryo mvuge ati ibi biryo no mugore wanjye byibuze yahinduye test cyangwa se yahinduye indyo. Oh, kolo umeamua unitukane. Ubwo bivuze ngo no munsi wiyemeje kuntuka n'ibiryo byanjye. Simama kwa mimi sijui kupika. Umugore afite umutwe ufunze my friends. Ntago yumva si ukuvuga ngo ndibamusigiye amafaranga ahubwo bayamusigiye, ikibazo ni ngo ashaka ngo kwizigama. Ikuzimugana nako mumva nta muntu ujyana y'amafaranga. Niyo mpamvu rero njewe amafaranga yanjye tubaka inzu kwamba kuyubakamo kano kabiri. Hiyo pesa afya kwenye sheria za kula kitaalamu. Ati mu bijyanye n'imirire wa mugore we ko balanced diet. Ati tugomba kurya ifunguro ryuzuye, Vinyama matunda kidogo. Ati byibuze ugateka inyama ukazana n'imbuto byibuze ukarenza hejuru ambazo zinatusaidia sisi kuwa na energy nzuri. Ati kugira ngo byibuze ibyo ngibyo turya kuko biba bifitemo intungamubiri zidufasha kubaka umubiri wacu, kutafuta kila kitu katika hii dunia. Ati ni nabyo biduha imbaraga byo kugira ngo dushake buri kimwe cyose dushaka muri nosi, kubera ko turaba gushaka ibintu byo mu isi bidashira. Elewa, mimi sijamaanisha kwamba tulikuwa tunakula hivi kila siku. Hizo balance date tunaweza tukafanya baadaye huko tukishakuwa tuna majumba yetu, tuna magari yetu, tuna pesa nyingi. Ati wa mugabo w'ibyo nta kibazo, ngiye sinavuze ngo yuko tuzapfa turi kurya gutya. Atahubwo icyo ndi kukubwira ni ibi ngibi tuzagomeza kubirya mu gihe tudafite inzu yacu, tudafite imodoka zacu, mbega muri make mu gihe tutaripanga ntago ibyo tuzabikomeza kubirya kabisa. Chochote humu ndani. Alafu kama tatizo ni hela, si ndio?
unasema kwamba unatoa 20,000. Anyway, mimi nitakuwa natoa 2,500 na wewe toa 2,500. Siwezi kutumia 10,000 au 20,000 kwa siku. Ati niba wumva yuko ikibazo ari ibihumbi 10 by'amanyarwanda unsigira, ati byibuza wowe uzajya usiga ibihumbi 3 nanjye ntange 3 kugira ngo niba wumva yuko kubera yuko ngiye ntibishoboka yuko nanakoresha ibihumbi 5 by'amanyarwanda byose ngo bishire. Mugabo arumirwa. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Ati ikintu ntari kumva ni kimwe ya ndoa. Ati mu bijyanye n'imibanire cyangwa se mu bijyanye na mariage, Moja la kubwa kabisa na muhimu kwa mwanamke ni mapishi mazuri. Ati ikintu kiranga cya mbere na mbere cyangwa se gihesha ishema umugore mu nzu n'uburyo atekamo ibiryo bye. Wanaume tunapenda sana kula vizuri. Ati abagabo dukunda kurya Au kwenye chakula. Ati nukuri nta mikino tugira mu biryo. Unajua nini? Sasa hivi dunia imebadilika. Ati wa mugabo ibyo bintu uri kuvuga nibyo murizwa. Naho ibyo ngibyo uri kuvuga isi yarahindutse. Hata unaweza kaingia jikoni ukapika chakula chochote. Atakakanya ibyo biryo wumva ushaka nawe ubwawe wagenda mu gikoni ukabyitekera. Ati bye. Yenzu uyu mugabo mukora afunze mu mutwe. Yenzu umugabo arihangana. Shoga yangu asubiri hapo hapo. Ati wa mukobwa we none reka nze mbutera inkuru. Ukaniambia nataka kuja. Asa mtu paka nakupigia simu usiku sana nataka kupewa huyo. Na mimi nitampa. Nitampelekea moto mpaka atachanganikiwa. Chachi boy. Ukaniambia nataka kuja. Asa mtu paka nakupigia simu. Umukobwa yaravuze ngo agiye kwigisha abantu noneho boss ngabakobwa ngabahungu bose ngagiye kubakorera ngo niwe noneho ngazajya bahanga ubundi ahita banga. Urumva none ngo none ngo hari agahungu k'agakristo cyane kari kumpamagara ngo ibaze ko kari no kumpamagara saa 8 z'ijoro ngo urumva kadashaka guhabwa ngo reka nzi ngo nzakemeza ariko saraka kupewa huyo na mimi nitampa. Ati nanjye nzaga ubundi mwemeze changanikiwa. Chachi boy. Yewe mukristo we. Ndo nimempikia akija mama ni ati natetse nikaza nyine taga ibiryo kabona ingufu. Nataka kuwa mama mchungaji. Ati none ndumva ushaka ko ugiye kuba mama pasteur. Arakomanga. Sinzi niba ari we. Baby ingia. Injira. Wono baba mama iminsi 3. Pasteri araje. Ati Yesu ashimwe. Baby karibu. Asante. Ile pale jirani yangu anaitwa Cafe. Ati uyu ni umuturanyi wanjye yitwa Katarina. Huyu ndo shemeji yako anaitwa Amani. Ati rero uyu niwe bofu wawe. Ngoja niongee na mgeni. Yitwa Amani. Sawa. Gusa uyu Katarina sana hatabyishimiye. Nati wewe. Mbona unalongumu kiasi hiki? Ati se wa mukobwa wawe kuki ufite umutima ukomeye cyane? Mkaka watu wanaonekana bado mshamba. Ati uyu muhungu arasa na njabiri kabisa. Cafe. Jamani si amekuja mwenyewe. Ati none se siwe wizanye reka nyine yigemuye nta kundi reka nze. We Mati wewe. Ati Matilda waretse. Nitakupa mrejesho kesho. Ati weho ahubwo tuza genda iwawe ejo nzaguha makuru. Karagenda. Mugenzi pasteri yicara ni igitabo cy'indirimbo. Atangira kumugira ute? Kumuryoshya ryoshye. Muri make nyine seductions.
Ni ukuryoshya ryoshya umuntu nyine mu kinyarwanda cya nyacyo. Kwa hiyo baby, utakula ndo ule? None se pasiteri we, urarya ibiryo mbere cyangwa urarya uwabitetse? Utakula. Pasiteri biramucanga. Unamaanisha nini? Ushatse kuvuga iki? Namaanisha hivi. Ndi kuvuga ngo Ula chakula gani? urarya ibihe biryo? Sawa. Mimi nilipenda tuanze na chakula cha kiroho. Ati njyewe nashakaga yuko tubanza tukumva ijambo. Fungua kipindi, alafu tuimbe nyimbo za tenzi. Ubundi nitumara kumva ijambo, turirimba indirimbo z'agakiza. Kwa maombi. Tujye muzo kuramya ubundi dusenge. Pastor, yewe Mukristo we. Umeanza. Ntunyinishe. Usinivu. Unajifanya mshamba wakati unaelewa hapa. Uri murigira aho ngaho ngo ni nkaho utazi kijya mbere. Church boy we, ntunyinishe. Ila mimi au kula chakula ambacho nimekipika? Icyo nakubajije ngo. Ariko uyu mugabo ntagaca ku ruhande. Manisho utaanza kunila mimi? Nakubajije ngo urahera kuri njye urya au kula chakula ambacho nimekipika? Cyangwa urahera ku biryo natetse? Jamaye nka rero pastor arikanga. Kitu, mimi siwezi kula chakula ambacho umepika wewe. Ati njyewe sinshobora kurya ibiryo watetse wa mukobwa we mubwiza ukuri. Sababu hatujatimiza sheria za kidini. Ati kubera yuko amategeko cyangwa se mu bijyanye n'iyobokamana ntago bibyemera. Siku ambapo tutakuwa tumetimiza sheria za kidini. Ati rero igihe tuzaba twakoze ubukwe cyangwa twashakanye byemewe n'Imana ndetse n'amategeko, basi nitakuwa na fursa ya kuweza kula chakula ambacho umepika wewe. Ati icyo gihe nibwo nzabasha kurya ibiryo watetse. Ni kula na wewe. Ati naho nibyo uri kuvuga ngo kukurya wo reka ndeke noneho kubivuga muri ubwo buryo. Ibyo uri kwivugisha ngo kuryamana na reka gutyo. Gutyo. Ibyo uri kuvuga byo kuryamana nawe nabyo kwa sababu litafanyika baada ya kuwa tumeshafunga ndoa tena. Ati ndakwinginze wa mukobwa wumve yuko bitashoboka kubera yuko ibyo bizaba nyuma yo tuzaba twakoze ubukwe. Ongea kwenye simu ukaniambia kwamba usiku waga ufanye ibada. Kwa nikasema sio mbaya, nipite kwa mwanamke wangu. Ati ndibuka yuko twavuganye ejo kuri telefone ukambwira yuko ninjoro utajya usenga, niyo mpamvu rero byageze mu kanya nkavuga ati nta kibazo, reka nce ku musheri wanjye cyangwa se ku mukunzi wanjye moja alafu tibyibuze dusengane dufatanye gusenga. Mukobwa araseka. Chachibo unanijaribu. Mukristo uri murangerageza cyangwa unaweza kufunga macho yako? Atahubwo funga amaso dusenge bana. Asante Mungu wa mbingu na nchi, asante. Atangira gusenga. Unaweza kwa Bwana. Tazama Bwana mikoni mwako mfalme. Ugenza agakobwa ubanza kabonye umuntu w'ingenzi. Funguke Bwana katika usiku. Umuntu w'intore. Katika jina la Yesu Kristo. Arasenga. Kila mamlaka na kila nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Yavangiwe ni biki? Amen. Amen. Abararangi abarasoje. Basi nakutakia. Ati njyewe reka nkwifuriza ijoro ryiza wa mukobwa we. Ijoro ryiza. Mukristo arigendera. Matahila, yani jitu nakaa unaleta chakula leo. Ngiki ndagiha ibiryo biri tayari biri ku meza nta n'ukintu yibwira. Bifeti, unajua kwa nini mimi namcheka pale? Wakati mimi niko msichana kama yule pale. Ati Feti wa bari kwitana abakobwa ariko nyine tu nabakecuru. Ati wa ati Feti we atura uribuka njyewe mugenda nganaga nuno mukobwa wacu Violeta. I say mimi nimeenjoy sana. Ati narishimishije. Na ndio maana mimi kila nikikuangalia mwanangu. Ati niyo mpamvu wa mukobwa iyo nkurebye. Kuonea huruma kwa sababu mugirira impuhwe kubera yuko. Mno. Wenza ko sisi tumeenjoy. Ati twebwe twarishimishije mu myaka y'ubuto bwacu. Kama wewe. Ati ntagari nkaho wifunga. Umeingia katika maisha ya ndoa mwanangu. Ati wa mukobwa we wagiye kwishora mu bintu by'ingo. Angalia jinsi ulivyobana. Ati reba uburyo byagufunze. Kila kitu anakupangia cha kufanya. Ati umugabo wawe bari kugupangira buri kimwe cyo gukora ngo kora iki ngo kora iki. Kama wewe ungeingia kwenye kikundi chetu mapema,
Wallahi tusingekushauri uolewe. Ati nukuri yuba waragiye mu gikundi cyacu cyangwa se mu kimina cyacu mbere yuko ushaka. Ntago twari kukugira inama yo kwishora mu rushako. Tunakushauri uolewe ili weje. Reka. Si unatuona sisi mama zako? Atubundi nkatwe urabona tubaye iki? Twebwe ntutubona kuntu turyoshye. Ko tudashatswe ko tutashatse twubaye. Leo na kesho kutwa uachiki hapa. Atakupa hapa. Atejo nejo bundi umugabo wawe wirwo washishikarije wowe nagusiga. Ukeka yuko azagusiga muri ino nzu? Kuwa mjanja mwanangu, ndio maana sisi tumekuona wewe una akili. Atujye umenya ubwenge kuko ugaragara nk'umuntu uzi ubwenge wa mukobwa we. Usije ukakubali kubeba mimba hata siku moja. Atahubwo icyo nakugiramo inama uzibeshye usame inda wa mukobwa we. Kwanza hata mwaka bado. Ati n'umwaka nturarangira mushakanye. So bivuze ngo rero uzaba witonze ntuzasame. Unafanya mambo yako ukishamaliza ndani ya miaka 2. Hapo sasa ndio unaanza kubeba mimba. Atahubwo icyo wakora banza ury'ubuzima ahubwo nyuma y'imyaka 2 wenda umaze imyaka 2 muri mariage abari uzatangira gutekereza ibintu byo gushaka umwana. Ukibeba mimba sasa hivi ati kubera ko aka kanya nushaka umwana nusaminda inatakiwa ufanye mipango yako tayari alafu ndo unabeba mimba. Ati nta kintu uzigezaho atahubwo wewe banzu tunganye buri kimwe cyawe kugira ngo nyuma uzagira ute uzabone gusaminda. Umenielewa? Uranyumva mukobwa? Na kitu kingine. Ikindi hakikisha mume wako asijue njia yako ya uzazi wa mpango unaotumia. Ati uzamakinge sure ki yuko umugabo watazamenya ngo ukoresha iye family planning. Rafiki yangu akijua vai. Ati kubera ko nabimenya. Unaiona hii nyumba? Utaiona moto, utaiona chungu. Ati inzu zayibona nk'ari ari kuri polisi. Na hata kama kihitaji watoto wawili tu umemaliza. Umugabo araza. Mugenzi umugabo yaje barimo baramugira inama. Baba na kazi. Sijambo. Naona mnajenga kidogo. Ati ndikumva murimo muramugira inama. Mama samani. Atahubwo mbabaze bakecuru cyangwa se mwabavyeyi mwe. Ndiyo baba. Ati mbaza nta kibazo. Hivi upo kwenye ndoa? Ati urubatse. Hapana baba. Ati hoya. Yue, pengine baba amesafiri au amefariki. Ati naringize ngo byibuze wenda ise w'abana cyangwa se umugabo wenda yagiye safari cyangwa se wenda akaba yaritabye Imana. Mwihangane. Sina mume mimi. Ati nge nta mugabo mfite kuko ntacyo mfite mbaza umugabo. Na mama hapa? Naho wowe? Mimi nilishakuwa na ndoa. Ati nanjye nagize urushako. Ariko nyine baransenze. Kwa maana hiyo ati none se mwabagore mwe nyinyi wote sasa hivi hampo kwenye ndoa. Mwese ko mwicaye aha muri mwese muri kugira inama umugore wanjye nta numwe ubana n'umugabo. Manyanya cyangwa se mugabo wanjye ndavuze ngo zibaho ngaho. Zibaho ngaho. Vile vikao ambavyo mnazungumza kila siku na mke wangu. Atese bundi muri ibyo bimina muba mwirwa muvuga numva umugore wanjye avuga ngo yagiyemo. Mnazungumza nini? Muba muganira ibiki? Kwa nyinyi jinsi mlivyo na yeye jinsi alivyo. Huwa mnashauriana nini? Nkamwe abantu mudafite abagabo nawe kandi afite umugabo muba muganira ibiki mu byukuri? Kwa sababu kiuhalisia kwa mke ati kubera yuko mu bisanzwe cyangwa se ushize mu nyungura bitekerezo wangu yeye halivyo. She is premature minded ukilinganisha na nyinyi. Ati kubera yuko wiwe uko bigaragara wiwe afite ibitekerezo bitarakurugeranyije n'ibyanyu mlivyo. Mko tofauti sana. Ati kuko muratandukanye. Sasa huwa mnajadiliana nini katika vikao vyenu kama sio kumbemenda? Ese nkamwe muba muri kuganira iki nuno mwana muto nuru ruhinja ni muba muganira iki nkamwe koko nta bagabo mugira arubatse ni ibiki muba muganira?
Of course nambemenda mke wangu kifikra. Ati nta kindi mukora uretse kumuroga mu bitekerezo. Share nini? Ati nta kindi mukora uretse kumuroga mu bitekerezo mw'abagore mwe. Nyinyi hampo kwenye ndoa. Mwebwe nta rushako mufite. Yeye yupo kwenye ndoa. What does he digest from your marriage experiences? Akuriki mu burambe mufite mu bijyanye n'urushako. Na nyinyi hamuamini chochote. Namwe ubwanyu mutizeye cyangwa se nta myizerere mugira mu bijyanye n'abantu bashakanye. Listen. Ati munyumve mw'abagore mwe. Unajua tabia ya akili na maisha jinsi ilivyo. Ati ibintu bigendanye n'ubuzima cyangwa se n'imibereho yo gukura ku bwenge bwa muntu. Kile kitu ambacho umekipitia na kukiishi kwa muda mrefu. Ati ibintu wanyuzemo mu gihe runaka cyangwa se mu gihe runaka. Na kile kitu ambacho unakifikiria kwa muda mrefu. Ati cyangwa se ibintu utekereza mu gihe runaka. Ibintu wanyuzemo nibyo utekereza mu gihe runaka. Ndicho kitu hicho ambacho utakiamini. Ati nibyo bintu uzakomeza mu buzima bwawe wizera ko. Na hicho ndicho ambacho utawarithisha wale ambao wanakuzunguka. Ati rero ni nacyo kintu uzabaho wumva yuko nicyo kintu cyangwa se niwo murage uzaha abantu bakugaragiye. Na kuambukiza waliokuwa karibu yako. Cyangwa se kubanduza cyangwa se tabivuga ngo kimwaba. Filime yaryoshye. Mnataka kumrithisha nini mke wangu? Atese nuwe murage mushaka guhuno mukobwa cyangwa se uno mugore wanje. Wakati nyinyi hamuamini chochote. Mugihe mwebwe ubwanyu mutizeye ibijyanye n'urushako. Nataka kumwambukiza nini mke wangu wakati nyinyi wenyewe you don't believe katika maisha ya mahusiano na mume? Ni ibiki mushaka kumwambukiza cyangwa se kumuha cyangwa se kumushyiramo. Reka mbivuge gutyo. Ni ibiki mushaka kumushyiramo mu gihe mwebwe ubwanyu mutanizerera mu bijyanye n'urushako? Nawaheshimu sana. Ati ndabubaha nk'abantu bakuru. Lakini kwa hili. Ariko kuri ibi. It's too much. Ndabinginze rwose ibi hano muri kurengera mw'abakecuru mwe. Naomba mniachie mke wangu. Ndabinginze musohoke mundekere umugore. Naomba mniachie ndoa yangu. Mundekere urushako. Kuanzia leo. Ati guhera uno munsi. Sawa. Sitaki kusikia kuhusu habari za vikao. Ati sinshaka kumva ibijyanye n'ikibina cyanyu mw'abagore mwe. Mikutano. Ibyo bibina nizo nama zanyu iyo mihuro yanyu. Wala ukaribu wa mke wangu. Ati ndetse n'ubwo bushuti bwanyu n'umugore wanjye. Kuanzia sasa hivi. Ati kubera ko akakanya mbabwira. Sitaki kuwaona mnakanyaga. Sinshaka no kubabona muhagazi wanje cyangwa se mukandagiza utuguru twanyu wanje. Nyumba yangu. Mu nzu yanjye. Kwa heshima tu. Ati ndabinginze mw'abakecuru mwe. Ababyeyi batubyara. Sawa. Muranyumva? Hakuna discussion kati yetu. Ati hano ntacyo tuvugana. Mke wangu. Musohoke nta kintu twavugana kubijyanye nanjye n'umugore wanjye. Never on earth. Ntibishoboka. So please. Ndabinginze rero. Toka. Musohoke. Musohoke. Nendeni. Musohoke. Toka. Tamai. Arabirukana. Navuze ngo musohoke nabasuzugura. Barikubita. Wa mugabo we. Umugore ararubyimba. Ararakaye. Bamwirukaniye abashyitsi. Ariko mugenza abashyitsi bari baje n'abashyitsi bo kumuroga. Si ukumuroga bimwe ngo ngurarwara ngibiki. Oya n'abashyitsi babandi baza kukuroga mu bitekerezo n'ibiki byose. Bakise dunia. Episode ni ya gatatu turangije. Episode ya kane itambuka turagira ngo tuze tuyitangize vuba. Vuba. Imana ibaho umugisha. Aho mwagiye kurohaha muronke. Nimeoza ndani kwa ndani.